Shalom shalom, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabasuhuza mbifuriza ikaze riturutse mu gihugu cyo mu ijuru, ndabasuhuza mbifuriza umunezero uturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Nizere ko muri amahoro, nizere ko mumeze neza. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira bakora subscribe, batera comment, basharinga, hari n'abaduhamagara. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kubwo kudushyigikira. Yesu nashimwe. Nkomeje kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye. Uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi, nanone uyu munsi biba ari bibi, ejo bikaba byiza. Ibihe bihora bihindura iteka, muri iyi si niko bimeze, isi niko twayisanze, ni nako tuzayisiga. Ariko nyakunda kubabwira ngo ku Mana honyine niho umuntu akura amahoro, ku Mana honyine niho umuntu akura ubuhungiro, ku Mana honyine niho umuntu akura umunezero, ku Mana honyine niho umuntu akura imbaraga zababashisha gusohoka muri ibyo bihe biruhije umutima, muri ibyo bihe biruhije umuntu akabasha kubisohokamo amahoro kandi umutima we unezerewe. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Rero tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nyakunda kubabwira ngo ni umutsima utera imbaraga mu buryo bw'umwuka kandi ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ijambo ry'Imana ni itabaza, ijambo ry'Imana ni urumuri rukumurikira, ijambo ry'Imana ni umuyoboro ukuyobora inzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Ijambo ry'Imana ni byose, ijambo ry'Imana riguha inzira ikugeza ku byiza. Yesu nashimwe. Njya nkunda kubabwira ngo umukristo yagakwiye kugira Bibiliya, kuko buriya iyo utunze Bibiliya uba utunze inkota mu buryo bw'umwuka. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Biragoye, Bibiliya zisigaye zihenda, ariko ni ukuri wagira icyo wakwigomwa ukagura Bibiliya, kuko muri Bibiliya harimo amagambo meza umuntu asoma umutima ubabaye akagira ibyiringiro, akagira amahoro yo mu mutima. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Mukristo mwene data, gerageza utunge ijambo ry'Imana. Mukunzi wa Ruyenzi TV, gerageza utunge ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Rero reka duce bugufi duhe ikaze na karibu Imana yacu, kuko niyo igomba kutuyobora muri uyu mwanya. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko utwitaho, tugushimiye ko utubereye byose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Ururuka uzubane natwe, aba ari wowe wiyoborera. Tuguhaye ikaze na karibu Uwiteka Imana yacu, tuguhaye ikaze na karibu Kristo mwiza, tuguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera. Amina. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ijambo iry'uyu munsi tugiye kumva ni ijambo riri muri Yeremiya 33 umurongo wa 3 wonyine. Ndababwira ngo iri jambo ntabwo ari ubwa mbere mugiye kuryumva, ariko uyu munsi Imana yashimye ko mwongera kuryumva. Mumaze kuryumva igihe kinini, bamwe mwaranaryisomeye, bamwe mwarisomewe n'abandi, ariko uyu munsi rirongeye riragarutse, kuko buriya haba hari impamvu ijambo riba rigarutse ku buzima bwanyu. Bakunzi ba Ruyenzi TV, rero iri jambo ni iryanyu, ni iry'Imana yabahaye uyu munsi. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo riratubwiye muri Yeremiya 33 umurongo wa 3, haravuze ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Yesu nashimwe
kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ijambo riratubwiye ngo ntabaza ndagutabara. Hari igihe ujya utabaza umwana w'umuntu ntagutabare, hari igihe utabaza umubyeyi ntagutabare, hari igihe ugera mu makuba n'ibyago ugatabaza inshuti ntigutabare, hari igihe ugera mu bibazo ugatabaza umugore ntagutabare, hari igihe ugera mu bibazo ugatabaza umugabo ntagutabare, ariko Imana iratubwiye ngo ntabaza ndagutabara. Haleluya! Ngo nkwereke ibiruhije bikomeye utabasha kumenya. Yesu nashimwe. Watabaza umuntu ntagutabare, wagera mu bikomeye ntagutabare, ariko Imana irirahiriye bakunzi ba Ruyenzi TV ngo nimuyitabaze irabatabara, kandi ibereke ibiruhije bikomeye, ibereke ibiri imbere yanyu, ibereke kandi barwanirire, kandi yururukire kubatabara. Yesu nashimwe. Ni Imana idukunda kandi ni Imana itwitaho. Uzarebe iyo umuntu agutabaye ugeze mu bibazo, ugeze mu bigeragezo, umuntu akagutabara, uzarebeyo mbega wahuye n'ibibazo bikomeye, tuvuge wenda uri umubyeyi ukarwaza umwana nta mafaranga ufite mu rugo, ukiyambaza umuntu akagutabara, uzareba ukuntu wishimye. Ngaho reba rero watabawe n'Imana ukuntu byaba bimeze. Rero hari igihe umuntu ajya atabaza umuntu bikanga kandi atari uko adafite imbaraga zo kugutabara. Hari igihe umuntu ajya atabaza umuvandimwe bikanga. Yesu nashimwe. Hari igihe ujya ugeze igihe ukumva watabaza ariko ukabura ugutabara. Ijambo riratubwiye ngo ntabaza ndagutabara. Imana yacu iratubwiye ngo ntabaza ndagutabara. Ni Imana idukunda urukundo ruhebuje. Ni Imana itwibutsa ikatubwira ngo nituyitabaze, kuko ibona ko hari ibigomba gutuma dutabaza birahari. Ibituma dutabaza birahari, ibituma dusakuza birahari, ibituma dutabaza Imana birahari. Yesu nashimwe. Ngo ntabaza ndagutabara. Imana yagiye kutubwira gutyo kubera ko ibizi ko hari ibyatubabaza byatuma tuyitabaza. Yesu nashimwe. Hari ibyadutera byatuma tuyitabaza, nayo rero yiteguye kudutabara. Yesu nashimwe. Kuko iratubwiye ngo ntabaza ndagutabara. Haleluya! Mbega urukundo Imana yacu idukunda. Ni ukuri Imana iradukunda. Uzareba iyo umuntu agutabaye ukuntu unezerwa. Ngaho reba papa wo mu ijuru agutabaye rero ukuntu byagenda. Muri ubwo bukene Imana igutabare, muri ako gahinda Imana igutabare, muri ubwo burwayi Imana igutabare, mukunzi wa Ruyenzi TV. Haleluya! Yesu nashimwe. Muri ibyo bibazo wabuze aho werekera Imana igutabare. Hari igihe umuntu agira ibibazo ukabura aho werekera, wagenda no mu nzira ukayoba inzira, wagenda no mu muhanda ukagenda wivugisha, ariko ni ukuri Imana nigutabare, kandi irakubwiye ngo ntabaza ndagutabara. Pasiwadi ni ugutabaza. Tabaza, ririra Imana. Wiririra umwana w'umuntu, wiririra umuntu ku ruhande, waririra umuntu ntakumve. Haleluya! Ntabwo mbabwiye ngo mureke kwiyambaza abantu, ahubwo mbere ya byose banza wiyambaza Imana. Nujya no kwiyambaza umuntu banza usenga Imana, ubwire Imana uti Imana ngiye kubwira uriya muntu ikibazo ufite, ariko reka ngusange wagezeyo, reka nsange wantanzeyo. Yesu nashimwe. Iyo Imana itugiye imbere, aho tugiye dusanga yamaze kuhategura. Yesu nashimwe. Imana ibajya imbere. Yesu nashimwe. Nujya gushaka akazi Imana ikujya imbere, ubanza upfukame uyibwire, uyitabaza uti Imana ngiye kudepoza aha hantu, ese Mana ngende ngeyo, ngaho ngenda imbere. Iyo Imana uyitabaje uyibwiye, ikujya imbere kandi ikagutabara, ukahagera ugasanga yamaze gutegura. Yesu nashimwe. Kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Imana igutabare muri ibyo bibazo ufite, Imana igutabare muri ako gahinda, Imana iguhana amarira, ariko irakubwiye ngo banza uyitabaze. Haleluya! Erega burya iyo tubwiye ngo banza ngo ntabaza ndagutabara, ibigira ngo tunayizere, icyubahiro cyayo kigaragare. Gitabaze nyine, gitabaza yibwire, witinya kuyibwira, kuko iratubwiye ngo nituyitabaze. Witinya rero kuyibwira, yibwira ariko uyigirire n'icyizere, kuko kuyibwira nta cyizere uyigiriye nta kintu byaba bimaze, ni zero. Yibwira uyitabaze, hanyuma yururuke.
Imana yatabaye Paul na Sera bari mu nzu y'imbohe. Yesu nashimwe. Imana yatabaye, yagiye itabara ubwoko bwayo, yatabaye Dawidi. Yesu nashimwe. Umwami Sawuli ashaka kumwica, Imana yabanye na Dawidi iramutabara ari mu ishyamba. Yesu nashimwe. Nuko yari ayitabaje, kandi iyo utabaje Imana mbere ya byose, yitabaje wabanje guca bugufi, yitabaje wabanje kwihana ibyaha, yitabaze nta kintu n'iki na kimwe kikurega imbere y'Imana, urebe ko Imana itazagutabara. Yesu nashimwe. Ni ukuri ndi umugabo wo kubihamya, Imana yacu iratabara, kandi Imana yacu iraseruka igakora, itabara aho rukomeye. Urugamba iyo rukomeye, ngo urugamba rushyushye rugeze mu mahina, warantabaye ndabibona. Haleluya. Iyo urugamba rukomeye, Imana irururuka igatabara. Yesu nashimwe. Ahubwo wowe urayitabaza gute? Ahubwo se urayitabaza ukeye ku mutima? Ni gute tugomba gutabaza Imana? Mbere yo gutabaza Imana, banza ukure ibintu byose byagutandukanya nayo imbere yawe. Banza wihane, banza uce bugufi, banza urandure icyaha. Kuraho icyaha cyose imbere yawe, kuraho ikintu cyose cyagutandukanya n'Imana yawe. Numara kugikuraho, wumva wowe nawe ufitanye ubusabane n'Imana, wumva wayihamagara koko ikaza. Ese urumva koko wayitabaza ikaza? Yesu nashimwe. Ese koko urumva watabaza Imana ikaza? Iratubwiye ngo nituyitabaza iradutabara. Ese wowe iyo wisuzumye ubona watabaza Imana koko ikaza? Ese yaza muri uwo mutima wawe harimo iki? Hameze hate? Ese ibyo ikubwira gukora urayibikora? Yesu nashimwe. Ese wowe urayitabaza? Hari uwo byibura wigeze utabara ngo uyereke ngo Mana ndagutabaje, nanjye hari uwo natabaye ageze mu makuba, ndagutabaza, hari uwo nagaburiye yashonje. Yesu nashimwe. Ese ndagutabaza Mana, hari uwo nishyuriye byibura inzu, kandi nari mfite ubushobozi. Yesu nashimwe. Ntabwo ari itegeko gukora, ariko korera umugisha. Gira icyo wibutsa Imana, ibutsa Imana. Yesu nashimwe. Erega Imana imirimo dukora niyo izaduhemba nitugera imbere y'Imana, niyo izatuburanira imirimo. Ese hari uwo watgaburiye kugira ngo nawe nugera mu gihe cyo gutabaza ugeze mu nzara utabaza Imana, uyiha n'ibihamya uti nanjye uriya naramugaburiye Mana, nanjye ngaburira, ukayitabaza ukabwira Imana uti se Mana, ugeze igihe cyo kuba wambaye ubusa, wabuze imyenda yagucikiyeho, kandi hari igihe wigeze kujya wambara nta muntu wigeze uha, ukabwira Imana, urumva watinyuka kujya imbere y'Imana uti Mana mbabarira unyambike. Ariko iyo hari uwo wambitse, haleluya, ukamwambika, ujya imbere y'Imana uri fiyeri yo kubwira papa, ukamubwira, ukayibwira uti papa ndagarutse nje imbere yawe. Ibuka wa wundi nambitse, ibuka wa mubyeyi nambitse, ibuka ya mfubyi nambitse, byibuke byose, nanjye wururukire kuntabara, ururukuntabare, ururukunyambike, kuko nanjye hari uwo nambitse. Gira ibyo ubwira Imana wakoze, ibutsa Imana imirimo wakoze. Yesu nashimwe. Iratubwiye ngo tuyitabaze izadutabara. Yesu nashimwe. Ese urayitabaza gute? Urayitabaza wowe wakoze iki? Erega ntabwo ari ugupfa gutabaza. Tujye tubwiza abantu ukuri, ntabwo ari ugupfa gutabaza. Yitabaze nawe uyibwira. Ese hari igihe Imana iguha umugisha pe, ikaguha umugisha, ariko umugisha wawe yaguhaye ukawitwaramo nabi. Yesu nashimwe. Ukawitwaramo nabi, ukaba mubi imbere y'abantu, umuvandimwe ntakugereho, inshuti ntikugereho, ukabona wabarenze. Ariko hari igihe kigera nawe Imana ikagucisha bugufi, haryo uzasubira imbere y'Imana uyitabaza uti Mana, hari uwo nagaburiye. Umuntu yarakugeraga mu rugo ukamushushubikanya, hari uwo nacumbikiye, igihe kikugereyeho wabuze n'ubukode bari kugusohora mu nzu,
urabona wajya gutabaza Imana ukabwira uti Imana ntabara, ariko kubera ko Imana ari umutunzi w'imbabazi nyinshi, iyo uciye bugufi ukayisaba imbabazi iruruka ikagutabara kandi ikagukorera ibikomeye, ikibagirwa bya bindi, ariko bitewe n'uko nawe waciye bugufi. Rega kuri iyi si turi abanyabyaha, ni ukuri turi abanyabyaha, ntihazagire n'umuntu uza kwiyemeraho ngo ntabwo ari umunyabyaha. Muri iyi si twese turi abanyabyaha, ahubwo ubanye gute n'Imana yawe? Ahubwo uciye gute bugufi imbere y'Imana yawe? Ijambo ry'Imana riravuga ngo yanga icyaha ariko ntiyanga umunyabyaha. Iyo uciye bugufi Imana irumva, iyo uciye bugufi Imana irakumva ikagutabara, iyo uciye bugufi na Imana nayo irururuka ikavuga ati umwana wanjye aciye bugufi, araramba yereka nanjye numve ibyo ambwira. Ese ibyo arimo kumbwira, ese nanjye hari aho nahera? Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana rero bakunzi ba Ruyenzi TV riratubwiye ngo ntabaza ndagutabara. Rero nimureke dutabaza Imana, ariko se turatabaza Imana twebwe ubwacu tumeze gute? Turabo gutabarwa n'Imana koko? Ese twebwe hari ibyiza turi kuyikorera? Erega ntabwo uzakorera Imana icyiza utabonye, uzagikorera mugenzi wawe, uzagikorera umuturanyi, uzagikorera umuntu ushonje, uzagikorera umuvandimwe wabo wabuze minerivare, uzagikorera inshuti yawe yabuze icyo kwambara, uzagikorera n'umuntu muhuriye mu nzira ukabona afite ibibazo. Jya wibwiriza umubone, nugira umuntu ubona mu nzira ukabona araje wenda araje kugusaba, ukamuha ntabwo ubuze ubuhaye. Buriya umuhaye ubuhaye Kristo. Iyo ugaburiye umuntu uba ugaburiye Kristo. Bene data bakunzi ba Ruyenzi TV, iyo ugaburiye umuntu ushonje uba ugaburiye Kristo. Iyo wambitse umuntu wambaye ubusa uba wambitse Kristo. Haleluya! Erega uba uri kuguriza Imana mwene data, uba uri kuguriza Imana. Ni ukuri nimureke tugurize Imana, nayo izatwishyura, kuko niyo twibwiriye ngo nituyitabaze izadutabara. Haleluya! Yesu nashimwe cyane kandi Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye kuri Imana idukunda urukundo ruhebuje, tugushimiye kuri Imana itwitaho, tugushimiye kuri Imana idukunda itubwiye ngo tuyitabaze izadutabara. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho ganza utegeke rero, sengera abakunzi ba Ruyenzi TV, nubazamure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, ikiruta ikindi ubarindira ubuzima ndetse n'ubugingo, kuko ari bwo bwa mbere. Urakoze, ndagushimiye, ni mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amina. Shalom shalom. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira bakora subscribe, basharinga ijambo ry'Imana. Ni iby'igiciro. Muraba umugisha kuri Ruyenzi TV. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, kandi ishishikariza n'abandi gukomeza kudukorera subscribe, kandi mabwira ngo mujye mureba ikiganiro cyose mukirangize, kuko nibwo mwumva ijambo neza mukarisobanukirwa. Buriya kureba igice rwose Mana ntago nababwira ngo ni byiza. Iyo urebye ikiganiro cyose ni ukuri wumva ijambo ry'Imana kandi ukarisobanukirwa. Mujye mugerageza murebe ikiganiro cyose kandi mudushyigikire. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabakunda n'Imana irabakunda. Shalom shalom.